bakunzi ba Gisenyi Komisiyoneri, uyu munsi tubazaniye Shwadiro, tubazaniye inzu nziza cyane iherereye hano muri Brasserie. Abantu bazi Brasserie, hano ni ahantu heza cyane, ahantu hari amahoteli menshi cyane, ahantu ufite view ikiyaga cya Kivu, inzu nziza ifite ibyumba 10, toilette 11, parking ngari cyane, ahantu ushobora kuza ugashyira apartment, ushobora kuza ugashyira guest house ndetse ukinjiza amafaranga atari make, bitewe nuko muri kubona ko ahantu ndi ni ku muhanda wa kaburimbo, ni metero 50 kugira ngo ugere kuri iyo nzu tujye kubereka. Ndebera hano uri kubona ko hano hari Kivu Hilltop Beach Hotel, ni hoteli, na hano hejuru harimo amahoteli menshi cyane, nawe hano waza ukahashora ndetse ku mafaranga atari make. Ni inzu iri mu kibanza gifite ubuso burenga 1,800. Muri kubona ko hano hanze hariho umwanya ushobora kubakamo indi nzu, kuko ni ikibanza kigaruka washyira piscine, mbese ukinjiza amafaranga atari makeya cyane. Reka twinjirane mu nzu nawe tubereke ukuntu hagiye hameze, kuko muri kubona ko ni inzu nziza cyane, inzu ikomeye, inzu igeretse rimwe. Noneho ndebera neighborhood ya hano hantu. Muri kubona ko hano turi hagizwe n'amahoteli menshi cyane. Ndebera nk'ingiyi ni hoteli, hano hirya nkuko twari twatagiye tubibabwira tubereka, ingiyi hano hirya ni yindi twaberekaga dutangira. Urabona ko hano nawe waza ukahashora kandi ukinjiza amafaranga atari make. So reka tujyane mu nzu tugende tubereka ukuntu hagiye hameze. Tukinjira tutinjira mu nzu indani, muri kubona ko hano dufite ama escalier meza cyane, muri kubona ko bakoresheje amakaro meza, hari inzugi nziza, amarangi bakoresheje, nuko muri kubona hari kuburaho udusuku dukeya, ariko muri kubona ko ni heza cyane. Noneho muri kubona iyi salo, ibaze kubyukira muri salo nk'ingiyi, salo yisanzuye. Rebera iyi TV stand iri hano, TV stand ngari, muri kubona ko hari kuburaho amatara gusa, insinga zirateye, mbese ni ukugura ako kanya uhita utura. Ikindi kandi hano hari uburyo bwinshi washoramo bukaba byagukundira. Hano ushobora kwashyira hoteli nkuko twari twabibabwiye. Ibaze ko hano harimo ibyumba 10, toilette 11, ndetse hari ubuso bugari ushobora gushyiramo andi mazu yakunganira hano hantu nkuko twari twagiye tubibereka, ubuso burenga 1,800. Bikumva n'ubuso. Muri kubona ko aha ni mu byumba turi kugenda tunyuramo, nubwo hatari kwaka, ariko uko bigaragara muri kubona ko ari ahantu heza cyane, hari kuburamo inzugi n'utuntu dukeya turi kubura. Amatoilette arateye buri kimwe cyose, noneho ibyumba ni bigari. Rebera nk'iki ngiki, ni icyumba kigari cyane kimeze neza. Noneho ndebera kino wagira ngo ni ibyumba 2. Reka tugende tuzamukana tubereka n'igice cyo hejuru ukuntu kimeze. Ubona ko hano hari kuburaho n'utugarde fo, nta bintu byinshi biri kubura kuri iyi nzu kugira ngo umuntu abe yaza kuyibamo. Noneho ndebera hano hantu, papa, ndebera no kuri kwimana, ndebera view dufite hano hepfo. Ndebera ikiyaga cya Kivu gifite neza bano banjye. Ndebera hano kuri kano kabariko waza ukahicara ukinywera agakawa, ukikorera utuntu twa wifate n'amahumbezi. Ariko ndebera iyi salo, muri kubona ko ni salo nziza cyane, ndetse tubibutsa ko kino gice cyo hejuru kigizwe n'ibyumba 3, dushe na toilette 4. Ikindi kandi kiyongeraho, twari twaberetse ko hafite view ikiyaga cya Kivu neza. Bikumva ko hano hantu ni heza cyane, kandi ku mafaranga make cyane ushobora hano hantu kwashyira nkuko twari twababwiye guest house, akamoteri, moteri, hoteli, bitewe nuko hano hari ubuso bunini cyane. Noneho ku mafaranga meza, 1,300,000 mu biganiro urazizana tuguhe hano hantu. Twandike nka Gisenyi Komisiyoneri, unadusure ku mbuga dukoresha, haba TikTok, Instagram, YouTube, ndetse social media zose dukoresha Gisenyi Komisiyoneri. Ibihe byiza, turabakunda cyane.